Ya bantu banjye muraho mumeze neza hano Uburezi Education nk'ibisanzwe murakaza neza ku Uburezi Rwanda TV nkuko nabibabwiye rwose hashize iminsi mike cyane hafi nka 20 n'ingahe irashize mberetse ko igihe amanota azasohokera ariko nkababwira ngo nta tariki ya nyayo barabashyira ahagaragara mbereka imbuga amanota azasohokeraho cyangwa se azatangarizwaho. Izo mbuga nta zindi ni NESA Rwanda. NESA nicyo kigo cyonyine kiba kiri butangaze ibintu hamwe na Mineduc. Hano rero hari itangazo basohoye rigaragaza igihe cya nyacyo n'isaha ya nyayo amanota azasohokera. Nkagira ngo mbibabwira ngo mwe muri tayari none murebe n'ibintu mugomba kuba mutegura n'ukuntu tuzareba amanota icyo gihe naba yamaze gusohoka. Kadutangire rero twirukanga turicemo hano iri tangazo. Gusa hagati aho nkugira ngo nkubwire ngo niba rugambye ugeze kuri YouTube channel kanda like, subscribe, ufungure zigira tujye tubana igihe cyose mu zindi video. Ino ni wo muyoboro wa mbere mu Rwanda werekana amakuru ajyanye n'uburezi ku buryo buhoraho bugiye butandukanye, haba amashuri abanza, yisumbuye, kaminuza ndetse n'ubundi buryo bujyanye n'ikoranabuhanga mu burezi. Byose ubisanga hano ku Uburezi Rwanda TV. Uburezi, akazi na technology byose ni ibyawe. Kaduce rero muri itangazo twihuta cyane. Urabona bavuze ngo itangazo rijyanye n'itangazwa ry'amanota y'ibizamini bya Leta bisoza amashuri abanza ndetse n'ikiciro rusange cy'amashuri yisumbuye umwaka w'amashuri wa 2025-2026. Hano bahise bagira bati rumva bakomeje bavuga bati itangazo ryo kwa 15 Kanama ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA kiramenyesha abanyeshuri, abarimu, abayobozi b'amashuri, ababyeyi ndetse n'abafatanya bikorwa ko amanota y'ibizamini bya Leta bisoza amashuri abanza PLE n'ikiciro rusange cy'amashuri yisumbuye all level cyangwa se ordinary level by'umwaka w'amashuri wa 2025-2026 azatangazwa kuwa 20 Kanama 2026 saa 8 z'amanywa. Saa 8 z'amanywa ngo ni nyuma ya saa 6 z'amanywa. Mu byumve neza no vuga ngo kuwa 20 ni tariki ni kuwa 4 w'icyumweru tugiye kujyamo, kuwa 4 w'igitaha saa 8 muzakurikira umuhango wo gutangaza aya manota kuri izo mbuga zose bagiye bavuga izo za Mineduc, za NESA, ariko natwe hano ku Uburezi Rwanda TV muzabikurikiraho mukande subscribe kugira ngo muzarebe uko tuzahita tunareba amanota byose buryo bwose buzabwemewe. Bye bye, God bless you, Imana ibarinde. Mwibuka gusangiza neza bagenzi banyu ino video kugira ngo bayirebe nabo bave muri rwa rujijo. Mbibutsa ngo ahantu honyine uvana amakuru yizewe ni ku mbuga za NESA Rwanda, Mineduc ndetse na Reb. Bye bye, God bless you, Imana ibarinde.